Iyi foto uri kureba kuri screen yawe kugeza muri aka kanya turi kubana muri iki kiganiro ni imwe mu mafoto yagarutsweho cyane ku munsi w'ejo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda zirimo Facebook, Instagram, TikTok ndetse n'izindi zitandukanye ndetse no kubitangazamakuru bimwe na bimwe. Ushaka kwibaza uti no kubera iki n'uburyo abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga bayibonye bagire emotion cyangwa se bumva bakozwe ku mutima, benshi banyarukira kuri iyi poste bashyiraho commentaire nyinshi. Kugeza kuri uno munsi commentaire zimaze kurenga 800 kandi sumwe mu bantu twabonaga wabarizwaga mu bastari cyangwa se ibyamamare tuzi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko icyatumye igarukwaho n'uburyo abantu benshi nakomeje kubona bandika bavuga bati igihe cyose urukundo nyarwo ruzatsinda. Nawe uri kwireba muri aka kanya uraza kumanuka muri commentaire umbwire ese wowe ukimara kubana no mafoto cyangwa se rebye n'inkuru zagiye zikorwa bagendeye kuri aya mafoto we ku giti cyawe niki wakandika. Gusa ariko uno mwana w'umukobwa ku munsi w'ejo yanyarukiye kuri account ya Instagram arangije aposting ino foto ari kumwe n'umukunzi we, arangije arandika ati my favorite love story just got Leo. Iyo ni caption yashyizeho. Gusa ariko abantu benshi bakimara kubona ino foto batangiye gushyiraho commentaire ibyamamare bitandukanye rimo Captain Regis wo bita Scenario na benshi tuzi babarizwa hano mu myidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Sibo gusa hari n'abandi benshi bagiye bashyiramo izo commentaire zabo. Gusa ariko igerageje kunyuza amaso muri izo commentaire zose ubona uburyo abantu bakuzwe ku mutima cyangwa se uburyo bagize akantu ko sinzi uburyo nabisobanuramo kugira ngo byumvikane neza ariko nkoresheje imvugo nziza. Gusa ariko no mwana w'umukobwa benshi bakomeza kwibaza ku mateka ndetse n'ubuzima bwe yanyuzemo kugira ngo yisange ameze gutyo. Kugeza kuri uno munsi ni umwe mu bantu bibazwaho na benshi, hagenda anyura ahatuye muri quartier bitewe n'uburyo agaragara mu maso. Nawe ubwo agenda byigarukira kuko hari YouTube channel yashinze, arangije yanyizaho ibiganiro bitandukanye agaruka ku buryo yisanze mu buzima bwo kubana inkovu mu maso, kuko ni ikintu kigaragara cyane, ni ikintu gituma benshi bamwibazaho bibaza bati ese ni igiki cyatumye amera gutya. Nibyo ngira ngo tugaruke muri aka kanya bashe kumenya byagenze bite kugira ngo uno mukobwa witwa Akingeneye Oruga yisange ameze gutya. Gusa ariko icyo ngusaba ni kimwe gusa, no kandi subscribe undi ugasiga commentaire yawe tukajya tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. Nkwibutsa yuko ngiye uri kumva kuri micro ni Philox Aime umwana wo mu ntara. Reka nkwikaze mu kiganiro cy'uno munsi muri ubu buryo. Reka nongere nkwikaze, nongere nkwifuriza kugubwa neza wo nkurikiranye uri mu bice bitandukanye by'igihugu, uri mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, nawe uri mu burasirazuba, nawe uri mu mujyi wa Kigali n'abandi bantu banjye dukundana cyane tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye baherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko duhurira kuri uyu murongo cyangwa se kuri iyi chaîne bita Philox TV Show. Reka nkwikaze kuri uno munsi nagira ngo tuganire ku mateka ndetse n'ubuzima bw'uyu mwana w'umukobwa akomeje kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga zikomeye haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi henshi hatandukanye ndetse no kubitangazamakuru bimwe na bimwe abantu basha gukuraho amakuru haba ibyandika ndetse n'ibitangaza inkuru mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Gusa ariko ndaza kwifashisha imwe muri video zakozwe n'uyu mukobwa asobanura uburyo yaje kwisanga ameza atya. Uyu mwana w'umukobwa bita Akingeneye Oruga avuga ko ubwo yari afite imyaka igera kuri 3 gusa y'amavuko. Yari umwana muto cyane ubwo yari ari kumwe n'umuvandimwe we umurusha imyaka 10. Ubwo byumva neza yari afite imyaka igera kuri 10. Uyu mwana w'umukobwa rero ngo yararwaye malaria yaramaranye igihe aza gufata imiti, urumva ngo si yari ameze neza mu mubiri, yumvaga yuko akonje ndetse atameze fresh. Nyuma yo kwiyumva gutyo cyangwa se kumva mu mubiri ameze gutyo, yaravuze ati reka njye mu gikona ahantu hashyushye mbashe kota cyangwa se mbashe kugira ubushyuhe mfata. Nuko byagenze aragenda yicara imbere y'isafuriya cyangwa se imbere y'inkono batetsemo ibishyimbo biri kubira. Uyu mwana w'umukobwa yarahicaye ari kota. Gusa ariko yari kumwe n'umuvandimwe nakomeje kugaruka w'imyaka 13. Gusa ariko ngo muri ako kanya ntago bari bicaranye gutya direct, yari ari hanze. Uno mwana ubwo yari yicaye iruhande rw'ibyo bishyimbo ngo yaje kugira akantu kameze nk'ibitotsi cyangwa se nk'isereri karamufata bitewe n'uburyo atiyumvaga neza, yari ameze nabi, yari arwaye kubera indwara ya malaria. Nyuma yo kugira iyo sereri cyangwa se kwiyumva gutyo ngo yaje kugwa agusha umutwe ndetse n'igice kimwe cy'urutugu muri iyo safuriya bari batetsemo ibishyimbo. Akimara kugwamo gutyo yarahiye mu buryo bukomeye, atangira gutabaza cyangwa se asakuza. Mukuru we ubona akomeje kugarukaho imyaka 13 yaje yirukanka aje kureba karumunake cyangwa se akana bavukana icyo kabaye. Ahageze nawe ubwe
yabuze uburyo abigenza kubibona ibyo bintu byamuteye ikibazo mu buryo bukomeye. Uwo mwana nta kindi yakoze, yise atabaza abaturanyi ngo baze bamutabare kuko umwana yarahuye n'ikibazo gikomeye. Abaturanyi baraje baramutabara ndetse bamukuramo baranamuhanagura, gusa ariko yaje gukuramo ikibazo gikomeye cyatumye ajya mu bitaro bya CHUK. Murabizi neza cyane, nimwe mu bitaro bifite izina rikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'uburyo bagira uburyo bavura indwara zikomeye tudapfa kubona mu bindi bitaro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. CHUK ni bimwe mu bitaro dufite kugeza kuri no munsi hano mu gihugu cy'u Rwanda bifite ubuvuzi buri hejuru. Umwana bita Akingeneye Olga niho yajyanwe, yasobanuye yuko yahamaze imyaka igera kuri 3 bamwita, havuga yuko ari ahantu hageze wahinduka nko mu rugo, hagira inshuti nyinshi, abo bahuriye bahinduka nka famiye kuri we. Urumva imyaka 3 arwaye. Hari ifoto agaragaza yambaye ibintu bimeze nk'ibipfuko mu maso kuko yagize ikibazo cyo gushya isura ye hafi ya yose. Byari ibintu bikomeye cyane, byari ibintu nawe ubwo avuga yuko atiyumvishaga ubwo yamaraga gukurwaho ibyo bipfuko byose mu maso. Yarebye isura y'ukuntu yabaye, yumva abuze uko abigenza cyangwa se muri we kubyakira biramugora. Nyuma yo gutaha yagaragaje n'agafoto ke akimara kuva muri CHUK, gusa ariko avuga yuko yaragiye ahagira inshuti z'abandi bana bagenzi be nabo bagiye bahura n'ibibazo nk'ibyo yari afite, ibyo byo gushya. Uyu mwana bita Olga nyuma y'uko ageze mu rugo aho yahuraga na benshi bakamwibazaho bakavuga bati kubera iki uyu mwana w'umukobwa areba gutya, kubera iki umwana w'umukobwa agaragara gutya, kubera iki uno mwana w'umukobwa ibi bintu byamubaye. Avuga yuko ikintu cya mbere ahuye nacyo kibazo ni uburyo sosiyete cyangwa se abantu yahuraga nabo, uburyo bamufataga cyangwa se uburyo bamutekerezagaho, kuko uburyo yagaragaraga nabwo byari ikibazo. Gusa ariko avuga yuko umunsi ku munsi nyuma yo kubabazwa n'ubwo buzima, nyuma yo kugorwa no kwakira uburyo agaragara, yaje kuba umuntu ukomeye, aza kumva yuko ari ubuzima tubamo twese, aza kwiyumvisha yuko ariyo si dutuyemo, agomba kubyakira deni agakomeza ubuzima bwe, akihanganira izo nkovu ndetse n'ibyo bibabaje cyangwa se n'ayo magambo yumva benshi bamuvugaho kugeza kuri uno munsi nubwo baba bakivugaho. Arangije ariyakira ngo yatangiye kuzajya yifata amafoto, yumva ko ari we bwite, atangira kuzajya yifata amavideo mbere ibintu yatinyaga kuko yemeye ko igihe cyose n'ubundi atiyumva ko ari we bizamugora kubaho. Yasobanuye yuko iyo yajyaga gukaraba cyangwa se yafataga miruwari akareba iyo sura ye ngo byaramugoraga muri yo kwiyumvisha yuko ari we wanyawo wahoze asa neza. Yagaragaje agafoto ke akiri umwana w'imyaka 3 atarahura n'ibyo bibazo byo gushya, asa neza, ari umwana ugaragara fresh, nta kibazo kindi afite. Gusa ariko ku munsi cyangwa se ku myaka yagendaga yihirika niko yatangiye kwiyumva ko ari umuntu usanzwe. Ibi byo kugaragara yuko yahiye ari bigaragara inyuma mu maso, ariko mu mutima ari wa wundi Olga wa kera. Gusa ariko avuga yuko guhangana n'amagambo cyangwa se n'uburyo muri public abantu bamufataga aricyo kintu gikomeye kwakira byamugoye. Ikindi kintu yagarutseho, yasobanuye yuko ikintu cya mbere agomba kumenya cyangwa se n'umuntu wese umukurikirana cyangwa se umukunda cyangwa se n'undi muntu wari wese ubasha kumva ino nkuru, asobanura yuko buri ubuzima uyu mubiri wo ni ikintu dutizwa. Avuga yuko ari ikintu cyangirika mu buryo utakekaga. Ushobora kuba rumeze neza ku munsi w'ejo bugacya wahindutse cyangwa se urundi muntu ukaba wari ufite isura nziza isamaje, abantu benshi babonaga bakumva bari attractive, ariko mu minota mike ukabura hindutse. Umwana w'umukobwa yakomeje kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga, noneho biza guhurirana yuko yaje kugaragaza yuko ari mu rukundo rumeze neza cyane. Imana yabikoreye ibikomeye kugeza kuri uno munsi umukunzi we bishimanye. Ninyerukiye kuri account y'umukunzi we, uyu musore usanga n'ubundi profile cyangwa se ifoto iriho nimwe yo yonyine ni profile y'uyu mukobwa, bigaragaza yuko urukundo amukunda rurenze urw'abantu benshi biyumvishaga cyangwa se urw'abantu benshi batekerezaga. Nakomeje kubona benshi bavuga bati Imana yonyine niyo yashyizeho urukundo, niyo mpamvu urukundo rugomba gutsinda igihe cyose. Ntabwo ari kenshi dukunze kubona abantu bafite ubumuga bwihariye, nubwo wenda ntashaka kubivuga mu buryo bugoretse kuko ni ikibazo yahuye nacyo kimanuka gutya abona bimuguyeho. Ntabwo ari kenshi dukunze kubona abantu bafite ibibazo bigaragara cyane bagira inkuru nziza z'urukundo cyangwa se bagira ibihe byiza mu rukundo. Usanga abantu benshi n'abashobora kubabwira ko babakunda ntabwo ari kenshi bagenda babigaragaza cyangwa se ngo bize muri public cyangwa se ngo bivugwe cyane. Ariko n'umwana w'umukobwa wize kuko yarangije kwiga muri kaminuza bita
Mount Kenya niho yarangije kwiga nk'uko bibonye mu mafoto yagiye atambuka. N'umwana w'umuhanga, benshi mu biganye nawe bagenda babisobanura bavuga yuko ari umwe mu bana rwose usibye kuba wabona zirankova afite mu maso zituma benshi bamwibazaho. N'umwana usanzwe, n'umwana usabana, n'umwana ufite communication, n'umwana witeje imbere ko kugeza kuri no munsi yashinze business itunganya ubwiza by'abakobwa cyangwa se ubwiza bw'abakobwa muri rusange. Numwe mu bantu bagarutseho cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zose nakomojeho, nimwe mu nkuru zabaye nini uburyo abantu benshi bayishimiye cyangwa se bayakiriye ku rundi rwego. Ni ibintu nanjye nifuje ko tugarukaho kugeza kugira ngo mbashe kugusangiza ayo makuru, bashe kumenya ese ubuzima bw'uyu mwana w'umukobwa bwagenze gute, bwanyuze he, byabaye ari ibiki. Reka nkushimire twa turi kumwe muri aka kanya. Ngiye nk'ibisanzwe ni Philox Aime, icyo ngusaba ni kimwe gusa, no gukanda subscribe ubundi ugasiga commentaire yawe, tukajya tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye, ubundi ugatanga n'igitekerezo cyawe ku nkuru twazagukorera kugira ngo ubashe kumenya byinshi bijyanye nayo. Reka tuzahurira mu kiganiro cy'ubutaha. Ukeneye kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, hose ni Philox Aime. Ndagushimiye cyane.